munsi Yesu agira ibyo aniga ibyawe bikoreke. Amafaranga yawe bagusezeranyije arabonetse. Hari abantu bakwemera amafaranga bamaze kuyemera ntibayohereza. Uyu munsi Yesu agira ibyo aniga, ayo mafaranga akora iki? Aboneke. Ubukwe buboneke, akazi kaboneke, amakoti mwambare. Nubona watewe uzamenye ko igisubizo cyamaze kugusatira, kirimo kwegereza. Bamaze kubona yuko ugeze mu ntera, ugiye kubatambuka. Niyo mpamvu bamaze guteza ikintu bita iki? Ibigeragezo. Bazakugarukira, bazakugarukira, ariko wowe ntabwo uzigera ukora iki? Ubagarukira. Ntabwo tubesha Mana, ntabwo tubesha. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo tubesha. Ntabwo tubesha Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo tubesha. Nubona watewe uzamenye ko igisubizo cyamaze kugusatira, kirimo kwegereza. Bamaze kubona yuko ugeze mu ntera, ugiye kubatambuka. Niyo mpamvu bamaze guteza ikintu bita iki? Ibigeragezo. Kabiri, dufite abantu bareba kure. Bamara kubona yuko wowe utakiri mu byicaro byabo, niyo mpamvu batangira kukurwanya, kuko bamaze kubona ko wageze mu kintu bita iki? Intera. Niba ubivamo bikakugora, bazaba bagushoboye. Numenya ko wavuganye n'Imana, uzakomeza usenge, imbere yawe hazaba hari igisubizo cyiza. Muhereze Imana icubahiro. Twasomye amagambo y'Imana ari muri Yeremiya 15:15. Haravuga ngo ayi Uwiteka, ni wowe uzi ibibazo byanjye, nta wundi wakumenyera ibibazo. Barakubeshya, uyu pasitori ntiyakumenyera ibibazo, ngewe Bido sinakumenyera ibibazo. Ariko ijambo ravuze ngo ayi Uwiteka we, yari arimo atabaza Yeremiya. Ayi Uwiteka, ni wowe uzi ibibazo byanjye, unyibuke kandi unsure ryarisi. Igihe cyacu y'umugabo yavuze hano kandi atutsigize tabaza Imana. Ejo wahanura wagira arangura akaguteza impanuka kandi akaguruka akavaho. Ejo wahanura wagera mu rugo ukaburara. Ayi Uwiteka we, ni wowe uzi ibibazo byanjye, unyibuke kandi unsure, umbabarire abandenganya, kuko kwihangana kwawe ntunkureho. Nge ntabwo ari cyo gupfa. Iki ni igihe cyo kugira ngo tugere mu masezerano yavuganye natwe. Haleluya. Ariko Yesu ashimwe. Uyu mugabo yarababaye, yaravuze ngo ntabwo nzigera nicara mu iteraniro ry'abantu bishima bakanezerwa, ahubwo nicaye ukwanjye kubw'umubabaro. Kwese koko uzambera isoko ishukana cyangwa nk'amazi akama? Ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati ngo nugaruka ukava muri bya byaha, nzakugarura kugira ngo uhagarare hehe? Imbere yanjye. Ntabwo waba nk'akanwa k'Imana uri umusambanyi. Ntabwo waba nk'akanwa k'Imana utiraga amagambo. Ntabwo waba nk'akanwa k'Imana yewe we uri umurozi wararicikishije na rimwe. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Ariko ndashaka ngo dufatwe tubundi dusenga Imana. Haleluya. Arangira mubwira ngo ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba kakanwa kanjye. Ngo bazakugarukira, bazakugarukira, ariko wowe ntabwo uzigera ukora iki? Ubagarukira. Bati haleluya. Niba dusenga Imana, nta mpamvu yo kugarukira umuki umwanzi wawe. Yesu ashimwe. Ibishimwa ni ugukora neza. Ibishimwa ni ugukora neza. N'ubundi ni imirimo Imana ikunda. Harimo ibishimwa gutanga, gufasha. Nagize mu mujyi wa Musanze
cyangwa abantu bari kuvuga ngo munyabona mudufashe, dufite abarwayi bari ku bitaro batagira kivurira, batagira ubasura, byibura mudufashije, byibura icyiceri cyawe cy'ijana, 200, 500, 1000, byose gukora kwawe n'uwiteka kwawe igukoresha, wadufasha ugafasha abarwayi. Haleluya. Ndareba uburyo nari ngiye gusengera umuntu Kampala, ndi kugira ngo ndengeza Kanaba, kuntu moto ngubise hasi bantwaye, wari udutwa agatsiko kugura nje gabanje mfite iki amaguru, nabango ntacyo natanze, ahubwo reka ndekure. Yewe ntacyo, yewe amaboko yanyu yihorerekereje, ahubwo nakora iki nayo natange, ubundi Imana isubize mu biganza byanyu. Wateye haleluya. Bivuge ngo nibo twaje gusaba uyu munsi, ejo tuzagaruka dutange dushime. Mavuga ngo nibyo rabe, urabuko bw'Imana mu byibuka mu kanya, ejo azagaruka gushimana kuya muhaye atange. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyi Mana yacu si umuntu ngibeshe, kandi si umuntu ngo yicuze, ngicyo yavuze no kugikora ntabwo izagikora. Wanyemerera imodoka ariko ejo ukongera ukayihakana ukabisubiraho ngo ubundi sinayikibigiye ngute, ariko Imana yacu si umuntu ngibeshe. Wakomeye Imana amashyi. Kabiri, twasomye andi magambo ari muri Zaburi ya 23 avuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, wakena ute se ufite Yesu? Mbwira pato, wakena ute ufite Yesu? Reba ukuntu wambaye nk'umusirikare ukomeye cyane wa Yesu. Manzi ubirebe, urebe idudumu waje ugufatanya nawe umurimo w'Imana uturutse za Munyagahinga za Burera, ariko hari bamwe babyambaye ariko batazi Yesu. Arangije avuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adakora iki adasuma, atubiza intege mu bugingo bwanjye. Aho wari ucitse intege agusubizamo ikintu bita iki intege. Wateye haleluya. Agusubizamo intege, haba ngo mwana wanjye baho, nawe bakuroga nzabana nawe, nawe uzarya uburozi nzabunekete nzabukurutsa mu izina rya Yesu. Nzakurutsa iki uburozi, ntabwo uzigera upfa ndi kumwe nawe. Tera haleluya. Ntabwo nta mpamvu gutinda, twarariye turongera turajya. Umugabo yagiye gusenga, vayo muga, vayo muve mu telefone, ntabwo ari touch. Imana izagwe touch mu izina rya Yesu. Irambike hano ngusabire touch, uzagaruka ufite touch mu izina rya Yesu. Nagaruka tujye gusenga. Ngwino muzonye gusoka turi mu ijambo ry'Imana. Ngwino gira vuba vuba nivuga iki kintu, gira rukundira umwanya. Sawa. Umugabo yagiye gusenga, kuko twaje gusenga. Imana ivugana nawe iramubwira ngo mwana wanjye ndabana nawe, sinzemera ko izina ryanjye ritukwa, nzakurengera mu makuba, mu ntambara, mu bigeragezo, mu madeni nzakwishyurira. Ariko nzanarere, nzakwambika, nzakwamamaza. Ariko yari afite murumuna w'ikigeragezo baturanye, ariwe mugore we. Haleluya. Ariwe nde? Umugore. Cyangwa muri kugira ngo ibigeragezo byanyu biri kure yanyu, ni ibyanyu bwite. Urugo ntacyo kurya kiriyo. Umugabo ageze mu irembo asanga umugore wari kwikunguta, ati igihe kasengesha, uyu munsi ndahangana nako, uyu munsi ndarwana nako, ariko wakomeye Imana amashyi. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Bya bihe byari bikomeye warabihinduye Mana,
bya bihe byari bikomeye warabihinduye mana we. imbere yawo hari hacuze umwijima w'icuraburindi, hirya no hino nta nzira yariho yo gutabara, aje mu burabyo uradutabara we. Ndakujya ngo wicare mugabo. Noneho uyu mugabo ageze mu irembo asanga umugore ari kwikunguta, ariko umugore we ntabwo yamubonye. umugabo ati runo rugo ntabwo narwinjiramo kandi navuganye n'iki n'Imana, ariko mwakomeye Imana amashyi. arangije ngo hafi yiwe hari ibigori byari biteye, ngaravuga ahubwo kajya kurara ndinginga Imana yavuganye nanjye ngirantabara, kabatsanze umugore yuzuye abadayimoni, ariko ngo uyu mugabo ndarwana nawe igihe yasenye yagiye gutwicisha ikintu bita iki inzara. no kumba Imana ntabwo ibura inzira zo gukora iki zo gutabara, kwari kugira ngo ize kubutabara no mu bya bigori. umugabo aramanuka, no kumbi hari ibisambo bitatu. haguruka nawe haguruka, ye mugana nawe haguruka. ibisambo bingahe? byibye amafaranga ariko byananiwe kuyagabana. ariko si aba bantu bari mu mwuka w'Imana, byananiwe gukora iki? kugabana ya mafaranga, kandi Imana avuganye nawe gukora iki? kiramutabara. arangije asanga bari mu bigori arabikweka, abari guhana bavati rero mwabagabo mwe, kugira ngo tugabane aya mafaranga nuko wowe uraje kutugurira inyama tukamanza tukayijya, twamara kuyijya tukabona umugabane amafaranga. uyu nguyu nawe yigira inama aravuga ati rero iyi nyama ngiye kugura ngiye gushiramo side nyiroge, nimara kuyiroga bazayirya bahita bapfa, amafaranga nyajane njenyine. yeee haleluya. uyu nguyu nabo basigara bari kuragana ati rero namara kuyizana duhite tumwica tumunige, namara gupfa tuhagabane twenyine. haleluya. ariko abo bavuze ko baramwica, n'uyu nguyu yavuze ko agiye kubahitana. abaguze inyama, abaguze inyama amaze kuyigura aragenda, amaze kuyibahereza nta kindi bafashe, bahise bamwica baramuniga. jyama hasi ipfa mu izina rya Yesu. telefone urambika hasi, urukapu rwuzuye amafaranga hariya. aleluya. aba bati rero turangije kumwica, reka natwe tujye inyama yacu. ariko bana we, igisubizo kiri gusatira nde? uyu mugabo. igisubizo kirimo kiragusatira. Yesu agiye gukoresha uburyo igisubizo kigusatira. Yesu agiye kwishakira iki inzira. Yesu agiye gushaka inzira y'ibyawe byananiranye, y'ibyawe byanze gukoreka. tera haleluya, tera haleluya. vesene kirebo topesizibo. ariko urumva ukuntu Imana ikora. Yesu ashimwe. ariko mwaseka, twarababaye tukwiye guseka kuko Imana igiye kwishakira inzira. arangije wa mugabo bamaze kurya za nyama, baragandaye ijya fa 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 ese najyaye fa n'inyama mu kanwa jyama fa, barafaga nawe fa fa, ntabiseganyaga bapfuye. bamwe bari kurerembura amaso. aleluya, aleluya. ariko hari ibintu Imana igiye kumanza kwica kugira ngo ibyawe bikore iki bikoreka. ariko si ubibunda yewe kujyari kubita uyu nawe wahera. yewe we, hari ibintu Imana igiye kumanza kukunigira kugira ngo ibyawe bikoreke mu izina rya Yesu. bamaze guhwera, wa mugabo yaraje asanga imirambo n'imirambo. akubise kuwa mbere asanga asinze guhwera, akubita kuwa kabiri asanga yo cyarangiye. mana yanje,
asanga uwo yarakonje kera, arangije abona urukapu rwe rwuzuye iki, amafaranga, abona n'ibitaki byari birambitse, kandi Imana yamutegeze amana n'ibitaki. Arangije arabifata arigendera. Ageze mu irembo, dufite abantu bagukunda ari uko ufite, iyo bamaze kubona ibyawe byagiye bahita bagushyira ku ruhande. Umugore we yamaze kubona yuko umugabo aje afashe ivarisi mu mugongo, ati mugabo mwiza shushu beskwiti hati ariko wateye haleluya, mwihagurukire ariko mwateye haleluya, ariko mwateye haleluya. Bivuge ngo dufite abantu babona ibyawe byarangiye bakakuvaho, bamara kubona byagarutse ngo twaragusengeye, abo tugiye kubirukana mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Uriya ngo ntabwo azabyara, uriya ntabwo azaheka, uriya we ibyo byararangiye, ariko dufite Yesu ugenza neza bya bindi byaragiye bikongera bigasobanuka. Komera Imana amashyi, komera Imana amashyi. Dadarandorandanda mbambarambambamba pa 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 samina hareru. Tujye gusenga, tujye gusenga, tujye gusenga, tujye gusenga. Arangije Yesu akora iki? Arabiniga. Uyu munsi Yesu agira ibyo aniga, ibyawe bikoreke. Amafaranga yawe bagusezeranyije arabonetse. Hari abantu bakwemera amafaranga, bamaze kuyemera ntibayohereza. Uyu munsi Yesu agira ibyo aniga, ayo mafaranga akora iki? Aboneke. Ubukwe buboneke, akazi kaboneke, amakoti mwambare mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana yacu, uri Imana bwite, uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, uri Samba itarumba, twakwegamiye ntabwo waturekura. Zekere bone sire bone taya zomene kutaya binefo. Aba ni abagaragu bawe, bari bategereje igihe kirekire, bari bihanganye data. Hari ababatuganya ko bitazagenda neza, ariko ugiye kwishakira inzira zawe. Hari ibyo ugiye kwica kugira ngo inzira ziboneke, hari ibyo gukura mu nzira kugira ngo inzira zawe ziboneke. Mu izina ryawe Yesu Kristo ndaguhamagaye, ndaguhamagaye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Genza neza iby'abagaragu bawe, amafaranga aboneke, akazi kaboneke, ubukene burangire. Haleluya. Urakoze kumva gusenga mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi. DJ ageze hariya turi imbere y'indirimbo dusoze, kuko ijambo ry'Imana rirangije. Amusezeranya umuninga nk'umuyembe, cyangwa umusezeranya imodoka ni mu muhigaro. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Amusezeranya umuninga nk'umuyembe, cyangwa umusezeranya imodoka ni mu muhigaro. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubushinga. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Nagutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu,
ntabwo umubesha mugeze umusanze kanura ikigali ahubwo iyo uvuze nk'uratabaye uba utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujya ubesha mana ntabwo ujya ubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha ntabwo ujya ubesha mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha gusezeranya umuntu kumutuza ikigali nyuma ngo bikuyobera umujya ni Nyamagabe kanini wamusezeranye kujya muri Amerika ngo kubona visa bigucanga umujya ni Burundi nagusezeranye umuntu kumutuza ikigali nyuma ngo bikuyobera umujya ni Nyamagabe kanini wamusezeranye kujya muri Amerika ngo kubona visa bigucanga umujya ni Burundi ntabwo ujya ubesha mana ntabwo ujya ubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha ntabwo ujya ubesha mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha narabibesha mana ntabwo ujya ubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha ntabwo ujya ubesha mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha haleluya buriya reka mbabwire kubera ko nta byuma dusenga Imana idusenda ibi bintu na mixer imeze neza ngiye kubisengera uku kwezi kwa gatanu n'uko gatandatu ibyo bazabujya amen nakubera Imana tukubita umuziki tukudaze dukorera Imana iki agafindo wateye haleluya icecekere iyo Mana irakwibutse yibutse Mefibosheti Imana yibutse na Bidodomu tenderendere ricecekere iyo Mana irakwibutse wahuye n'ikigerageza inshuti ziraguhunga aho unyuze hose bati ni muroro uko yabaye baguhimbye amazina kuko ariko babibonaga bagukina ku mubyimba kuko ariko babibonaga bigatunga umusonga w'ikigeragezo urushaho kukujomba nukuri cecekere iyo Mana irakwibutse iyo Mana irakwibutse yibutse Mefibosheti Imana yibutse Morodekayi tendere icecekere iyo Mana irakwibutse ndetse bibwiraga ko byamaze kurangira kandi nawe ubwawe nta cyizere wari ufite nyuma y'ayo majwi yo Uwiteka aramanutse nukuri cecekere iyo Mana irakwibutse samina haleluya mbemberere mbembe nakira ijambo ry'Imana amen amen amashi menshi amen amen Imana ishimwe ku bwa mwene data Profete Abido Imana iki kigoyi cy'abagoyi mu burya Imana yongera idusubize amen 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 haleluya 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 imigozi yadikoze iki yari ituboshe izina rya Yesu ikigoyi kiracitera ko tugomba kwibazima turakira Abaswahili nibo bavuze ngo kuna raha kubwa ndani ya Yesu ngo hari umunezero mwinini cyane muri Kristo haleluya n'ahandi hantu wabonira aha nka rino n'ahandi hantu wabona ibyishimo nka bino buriya wose satuye mu mupaka
Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Dufite n'abavugabutumwa b'ibiswahili kandi bagiye kudusura mu minsi mikeya. Rero ni byiza ko muzajya murakosora n'umusobanuzi igihe ari gusobanura ibitari byo, iyo mukizi si byo se. Imana ishimwe. Rero ku bwa Abido turabashimiye, ku bwa Eliya turabashimiye, no ku bwa Iresitaye turabashimiye, no ku bwa Claudine. Imana ibaha umugisha.